Mu gihe hakiri gushakishwa uburyo bwo kubyara hifashishijwe ikoranabuhanga mu Rwanda, hari ibibazo bikomeje kwibazwa cyane ku buryo bwo kororoka hifashishijwe iri koranabuhanga ndetse no gutwitira undi. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ikomeje gusuzuma ndetse no gusesengura umushinga w'itegeko rigena serivisi z'ubuvuzi ryitezweho kwemerera Abanyarwanda kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no gutwitira undi umuntu. Ni itegeko rikomeje kugibwaho impaka mu nteko n'inzego zitandukanye, aho komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ikomeje gukusanya ibitekerezo ngo rizatorwe ribereye abaturarwanda bose. Mu bikomeje kwibazwaho ni uburyo bwo gukusanya intanga cyangwa se kuzitanga, kuko hari abatekereza ko bishobora kuzavamo ubucuruzi aho uwazitanze ashobora kwishyurwa. Ingingo ya 76 y'iryo tegeko yerekana ko gutanga intanga cyangwa se urusoro ari igikorwa abantu ku giti cyabo cyangwa se abashyingiranywe bakora batanga ku bushake intanga zabo cyangwa se urusoro rwabo kugira ngo bafashe abandi gutwita. Ibyo bisobanuye ko intanga zitangwa ku bushake aho kuba ikiguzi, kuko hari abashobora kubikoresha nk'ubucuruzi. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Atanaze Rukundo, yavuze ko bidakwiriye kuzagirwa ubucuruzi. Yavuze ati buri wese afite uburenganzira bwo kororoka ariko hatajemo icyo kintu cyo gucuruza. Hakomeje kandi kwibazwa igisekuruza cy'umwana wabyawe kizaba ikihe igihe yabyawe habayeho gukoresha intanga zatanzwe. Abadepite ndetse nabo mu miryango itari iya leta bagaragaje ko iri tegeko rigomba kwitonderwa cyane ngo kuko rifite ingaruka zikomeye ku buzima ndetse n'imibereho by'abaturage. Umudepite umwe Mujawabega Yvonne yagaragaje ko hakiri ikibazo ku bijyanye no kumenya inkomoko ndetse n'igisekuru ku mwana wabyawe hifashishijwe ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Yavuze ati ndumva tugiye kuva mu muco cyane, ubundi umwana akwiye kuba afite ababyeyi bazwi, nibyo byiza. Dushobora kuba tureba ibyo bya siyanse ariko nanone dukwiye kugirana kirazira y'umuco nyarwanda. Depite Uwamariya Veneranda we yavuze ko mu gihe umuntu yatanga intanga ku bantu babiri cyangwa se batatu batandukanye, ushobora gusanga hari abana bazashakana kandi bavukana. Naho umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'umwari ndetse n'umutegarugori mu cyaro Réseau de Femmes, Uwimana Saverina, yagaragaje ko ku mubyeyi wari ufite ikibazo cyo kubona umwana ari ufite ndetse n'inshingano zo kuzamubwira uburyo yabyawemo, na cyane ko abikora agamije gukemura ikibazo yari afite. Naho Dr. Atanaze Rukundo we yavuze ko izo ngingo zizakomeza kuganirwaho. Kandi nanone haribazwa uzajya ahabwa ikiruhuko cyo kubyara kizagihabwa nde mu gihe umwana yabyawe mu ubwo buryo. Ubwo ni izindi mpaka zavutse ku bijyanye no kumenya ushobora guhabwa ikiruhuko cyo kubyara ku mubyeyi wabyaye hagati y'uwatwise ndetse n'uwatwitishije cyangwa se n'uwatwitiwe. Impamvu ni uko uwemeye gutwitira undi atandukana n'umwana akimubyara agashyikirizwa uwasabye ko atwitirwa, akaba ari umwitaho. Birumvikana ko nubwo ataba yagiye ku gise ariko aba agiye kurera umwana kandi ukivuka. Mu bigomba gusuzumwa rero nabyo birimo, hagamijwe kureba uko bizakorwa, kuko mu gihe abagiranye amasezerano baba ari abakozi ba leta, icyo gihe bizaba ngombwa ko hakenerwa ikiruhuko cyo kubyara ndetse kinateganywa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Ubu buryo bwo kubyara hifashishijwe ikoranabuhanga kandi bureba abashyingiranywe gusa. Iri tegeko riteganya ko uzajya yemererwa iyo serivisi ari abashyingiranywe byemejwe na muganga ko badashobora kubyara. Abo muri sosiyete sivile bo basabye ko n'ingaragu zakemererwa guhabwa izo serivisi, kuko hari abahitamo kudakora imibonano mpuzabitsina ariko bifuza kubyara abana aho kubigenera gusa abafite ibibazo byo kutabyara. Ikindi gikomeje kwibazwaho ni ibikubiye mu masezerano usaba gutwitirwa ndetse n'uwemerewe kumutwitira bakorana bari imbere ya noteri mbere yo kugana ikigo cy'ubuvuzi. Hatanzwe ibitekerezo ko hakorwa nk'urugero rw'amasezerano agaragaza uburyo bizajya bikorwa ndetse n'ibiyakubiyemo kugira ngo bikorwe binyuze mu mucyo. Hasabwe kandi ko hazategurwa iteka rya minisitiri mu gihe iryo tegeko ryaba ryatowe uko riri ndetse rigashyira umucyo ku mikorere yabyo. Ibihano birakaze kandi hano hari ibihano bikakaye ku bantu bazakoresha ubu buryo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ibihano ni ibihe? Umushinga w'itegeko uteganya n'ibihano bikakaye ku bashobora gukora ibyaha, aho igihano gito ari igifungo cy'amezi 6 naho ikinini kikaba igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 20
ndetse na miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu byaha biteganywa harimo nko gushyira mu mugore inanga cyangwa se urusoro bitari iby'umuntu, kubitanga utaruzuza imyaka igenewe cyangwa se uyirengeje, gutanga inanga cyangwa insoro byatanzwe n'umuntu umwe ku bashyingiranywe barenze umuryango umwe. Hanarimo gutanga inanga kw'abafitanye isano ndetse no gukora igerageza mu birebana no kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga hagamijwe guhindura ubwoko bw'abantu cyangwa se guhitamo igitsina cy'uzavuka. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Naho njye wumva ni Horeb Mwindaji. Kora subscribe, like and share.